si yaje gukora iki se none umva zimye ibyo bintu please twumvikane muje gukora iki ahangaha sister reka tuganire ndize ko tuziranye turaganira iki se hari amakuru twaje kuganira buretse gato ihangane umutekano mukeya ngende reka tuganire oya ntabyo kuganira mbabara ntago nkunda umuntu amakuru mfite nshaka kukubaza oya ayo makuru se nta kintu wambwiye mujye mubanza muteguza umuntu ase wamfiriye mu nzu kandi turapfubuza wimbangamira ibintu wigize ugera ku bantu mbese wigize umucunguzi uri Yesu ntukajye umbanga ntabwo ndi Yesu ahubwo ndi oya navuye hano nyine bamaye ngo ngiye gukina nguza umuturanyi amafaranga 1000 ndagitegesha ikintu nyine cyambabaje nuko twakinye twangiza tweberwa ahantu banyuze babo bantu bamitike mu kamera nawe ruhari amigihumbi ndabashuhuje cyane Philipita nawe wamemukiye ndagushuhuje dore ibyamamare bagenzi bawe byangezeho muri ibi ngibi ukora bitari byiza wakoze byiza nje kandi turi bushwane ibintu uvuga bitari byiza nibiye wansobanura ikintu kitari cyiza okay ndi gatoya ariko ndangwa n'ikibuno rusange wenda wigisha iki uvura iki okay muri rusange nigisha abagore n'abagabo uburyo bagomba kwitwara mu gitanda nyine uburyo bagomba gushimisha nyama yes nimba Imana ivuze ngo senga urasenga kandi kuba wumva ngo nakoze iki ntago wamfashe nsambana ubundi ikintu wita icyaha wabonye kuri nje ni igiki Yes nanya ngusuza ukurikiye Umutako TV nizere ko umeze neza aho uri hose mu mande ziye zitandukanye z'igisi muri rusange dusuhuza abantu bari hanze y'u Rwanda mudukurikira cyane buri munsi buri munota nkuko twabyiyemeje nk'Umutako TV twaje kwerekana ibitagenda neza ibishimwa n'ibinengwa kugira ngo wenda turebe icyo twahinduramo muri rusange dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye twerekeje mu karere ka Nyarugenge nanone mu murenge wa Nyamirambo uyu murenge wa Nyamirambo ukomeje kugaragaramo abantu bagiye batandukanye abastari muri rusange Mustafa twara musore yambaye isume mwarabibonye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kuri ubu hari umukobwa mujye mubona ku mbuga nkoranyambaga asa nkwerekana ko ashobora kuba yakorera imibonano mpuzabitsina yereka bamwe bakavuga ati se uriya ni indaya uyu nguyu gutya na gutya ariko n'umukobwa ukina filimi n'umukobwa w'umuhanzi dufite amakuru ko ari we mu rugo tugiye kuganira nawe byinshi bigiye bishimishije dore ko abakunzi b'Umutako badutuma tukabatumikira twerekeje iwe mu rugo nkuko muhabona tugiye gutambika hari hirya turebe koko nimba hari ariko abantu batuganirije batubwiye ko ahari tugiye kumenya ukuri ntago biza kutworohera turagerageza uko bishoboka turabikora guhera ku munota wa mbere kugeza ku mwanya wa nyuma ndumutananirwa subscribe like share ndetse na comment tujya kureba uyu mukobwa ese uyu mukobwa ibyo yigisha yarabyigiye ese ni kwa kundi ngo abakobwa ngo baba bashaka kuba abastari ugasanga agiye ku mbuga nkoranyambaga akoze ibintu bitesoni nitwa Isaka Marage n'Umutako TV twerekeze bakunze Umutako TV rero ni imbere gato tugiye kuhagera ubwo ni bwose gahunda ariko ziraza kugenda neza muri rusange buri kimwe cyose turaza kugikora turagendera ku mategeko n'amabwiriza mu rwego rwo kwirinda COVID-19 tugezeyo ariko ndasaba kameramani wenda mu gihe andi mashusho agiye kuza amashusho agiye kuza nahangaha muri rusange nimba muhabona ni kuri iyi nzu tugiye kugenda mpaka tugiye ku muryango nibikunda ko twinjira mu nzu turinjiramo nibidakunda ntago twinjiramo ariko sinjya nanirwa kurikira ibigiye gukurikira ingiye ariko kugira ngo tuhagere birasaba kuza guca mu nzira zigiye zitandukanye ahangaha ni mu biti nusikariye niho tugiye kunyura ahangaha niho tugiye kumanukira sha navumbuye benshi iyi saha n'uyu munota sinziza gukurikira ko bismillahirrahmanirrahim bizina ry'Imana nyirimuye nyiribambe iyo mbivuze bibasha kugenda neza niragije Uwiteka kugira ngo twereke abanyarwanda buri kimwe cyose nk'Umutako TV dutatswe n'ibyiza twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka kugira ngo twerekane ibyiza bakunzi b'Umutako TV turi ku muryango ikigaragara
nta n'ikari irimo nta n'ingufuri irimo nta muntu mbona nimba arimo simbizi ariko reka nkomange turebe hanyuma Imana iragendana natwe kugira ngo dukore buri kimwe cyose kize kugenda neza. Amakuru dufite nuko arimo, dufite amakuru yuko arimo ariko turaza Odi sister bakunze Umutako arambonye asubira mu nzu mbonye asa nk'umuntu utanambaye mwiri bava hano siyaje gukora iki se none umva zimye ibyo bintu please twumvikane muje gukora iki ahangaha sister reka tuganire ndize ko tuziranye turaganira iki se hari amakuru twaje kuganira sister oya nabanza zimye umva zimye nta kintu na kimwe twavugana gato tuganire hari byinshi bituzanye urabizi ko Umutako TV dutatswe n'ibyiza ndabizi ariko mutarazimya nta kintu twavugana mumbabarire kandi ati tutarazimya nta kintu tuza kuvugana ariko ntago ndi bunanirwe ndakora buri kimwe cyose mpaka ngezemo hano indani hari byinshi byo bitandukanye amakuru menshi nyine mwagiye muyumva ndetse n'umunamubona muramenya byinshi byo bitandukanye sister kamera twinjire mu nzu uretse gato ihangane umutekano mukeya ngende reka tuganire oya ntabyo kuganira mbabara ntago nkunda umuntu amakuru mfite nshaka kukubaza oya ayo makuru se nta kintu wambwiye mujye mubanza muteguza umuntu ariko akazi kacu dukora tuba dushaka kwerekana buri kimwe cyose oya ntago mbikunda mbabarira wanyemereye tudapfa ubusa turi inshuti siyaka mbabarira tudapfa ubusa bakunze Umutako TV watwihanganiye uri kumwe nande mu nzu harimo umugabo nta mugabo urimo ariko se ase wamfiriye mu nzu kandi turapfa ubusa wimbangamira ibintu wigize ugera ku bantu mbese wigize umucunguzi uri Yesu ntukajye umbangamira ntabwo ndi Yesu ahubwo ndi intumwa y'abaki turapfa ubusa cyangwa iriya kamera yanyu nyimene basi iminota 5 tuganire oya ntabyitanu nese unushaka mu nzu harimo umugabo gumaho ngo abanze umve n'umuyaga wiwe sore muganga ushaka iki kumbwira muganga sore muganga mwarimu hehe wambare tukaganira nyine banze umbwira ibintu ushaka kumva ahangaha hari ibintu bibiri tuganira nka muganga ubundi twigenge iminota ingahe 5 mumvira mu nzu musa oya 5 nimba wumva yuko ibintu ushaka biba bitarangiye ube waciye ishene umugabo batagiye ase wagira ko n'umuntu akaguha gahunda cameraman bakunze Umutako TV Yes reka nongere mbahe ikaze bakunze b'Umutako TV aho twanyuze mwahabonye ibyo twaciyemo mwabibonye ariko ikiba gikenewe no kwerekana buri kimwe cyose twashyira hanze twaze gusenya inkuta zanyu gusenyuka ariko tuzazisenya twereke ibirimo indani kugira ngo tumenye ukuri turi Umutako utatswe no byiza bigiye bishimishije subscribe like share ndetse na comment abanyakenya abatanzania abagande n'abarundi mwese turabasuje abantu bari mu birwa by'iyo zakure abantu bari igoma hariya mu birenda basuje n'abanyigisenyi batwereka ko turi kumwe nitwa Ishyaka Manajya uriya mukobwa kwinjira byatonye ikibazo ariko twaje kwinjira twatumwe byinshi ku bakunzi b'Umutako TV baramuzi n'umukobwa uzwi na benshi ariko ibintu akora biteye isoni n'agahinda twaje kwerekana ukuri kose agiye kukuvuga natana kuvuga ngenda kumuvanamo ikaze ya murakoze cyane nitwa nde Coco de Jam yes nitwa Ishyaka Manajya cheke from Umutako TV ya nishimiye kuba wampaye karibu no kuba ibyo twanyuranyemo byose wabyihanganiye ndanagushimiye cyane kuba wongeye mu mwanya twicanze kuganira okay ntacyo nakwakiriye ariko ubutaha uzahindure mu bantu bambabaje nawe naniriwe neza ariko uyu munsi utumye ndara nabi kubera iki usiye kuri uburyo wanyinjiriye nge ntago njya nkunda umuntu ukora ibintu nk'ibi utaneguje oya ariko mu kazi ntago twego tunanirwa nk'Umutako TV turavumbura kandi iyo tuvumbuye twerekana byinshi byo bitandukanye izo ntuzongere kuzimfatiraho bibu bwa mbere n'ubwa nyuma tutazapfuza nananirwa kebwe icyo ushaka kumvanyemo umwuka nibwo nananirwa ariko kubera ko abo dukorera turi abakozi b'abakunzi b'Umutako TV niyo mpamvu tutazananirwa okay ubwo nyine uri gukorera amafaranga wenda ntago mbizi ariko niba ushaka gupfa uri gukorera utarayarya walla nzagukuramo amabwene nk'abiri
ntabwo iyo mikino njya nyigira my friend. abakunzi b'Umutako TV tubibitse ko uyu mukobwa yitwa Coco de Jam. Coco de Jam. Twakoze ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, uno munsi twakoreye ku buriri, twicaye ku buriri bwa Coco de Jam, ndetse hirya gato hari n'aba bodyguard batugaragiye be atari abacu, ariko turakora kandi bigende neza. Coco buri muntu ki muri rusange? Coco ni umukobwa wizwi nk'icyamamare mu bibi no mu byiza. Uvuze ngo iki? Ni Coco nyine uyu nguyu uri kubona namwe mubona wiyizweho kuba icyamamare mu bibi no mu byiza. Bishatse kuvuga ngo ibibi ubushatse kwa gute? Okay, ndi umunyabyaha gake, hari igihe ncishamo nkacumura, hani ibyaka byinshi nyine nkora n'iby'Imana, iyo ndi mu rusengero ndi kubwiriza ibintu nk'ibyo ngibyo. Karabaye ubwo ujya mu rusengero cyane rwose, ngende ni muri korali, uretse ko nyine corona yaje bigahagarara, ubu ntago nyiridirije. Sundi we ntago buri kubibona. Ndabibona, ariko ibintu urimo kunyereka ngende abona ntabishaka, ahubwo twakomeza ikiganiro utanyereka ibyo bintu. Yesu we ubu nakicara hamwe nkabishobora? Ntago nabishobora, kereka nyine tubikoze ntari nk'aha ngaha ndi mu muhanda ngenda, nabwo naba nsimbukisha amaguru. Yes. Kibazo bari iki? Ikibazo nyine abona nimba uje unsanze mu burira nibyo nakubwiraga. Uburiri harimo akantu ewana, ntago kwicara hamwe nyine byakunda, nunjyane muri byinshi, ni ngenzi ibanga ryanjye n'uburiri. Kanya hari umuntu ushaka kubona bati mbega umukobwa w'indaya we wamubwira? Namubwira ko inda ari inda y'umuntu, kandi icyo ngicyo ntago ari cyo. Indaya? Ni inda y'umuntu my friend. Inda y'umuntu si indaya gute? Kuko ariyo umenya icyo wayishyizemo. Ubwo nanjye naba ndi indaya ku giti cyanjye, kuko nanjye naba nzabona huye nabo. Ugize uti ni Coco uzwi mu bibi no mu byiza. Ibyiza bakoze ni ibyiza nakoze uyu munsi se kuzi? Okay, banziho nk'umuntu we ufasha abantu benshi mu bintu bitandukanye, cyane cyane abagore n'abagabo, no mu bintu nk'ibyo nyine, mu gukora utuntu dusetsa abantu, ariko iyo mbonye batetse cyane ngenda n'abababaza. Yego. Bababaza gute? Ushaka guseka cyane nkishima wambabaza? Ntago nabura ikintu nkukorera, kuko ntago waba uri umukomediye ngo unanirwe gusetsa umuntu. Yego. Kino komedi ariko ansetsa. Ubishoboye nabiko. Komedi ansetsa. Mbere yo kubikoreka mbanze mubwira ikintu nkorera. Fata ururimi rwawe rukoze ku bitsiki. Yes. Bitsike bya Wasetse nicyo nashakaga. Okay, bakunze Umutako TV. Ni Coco akina amafilimi agiye atandukanye, ariko impamvu twicaranye hano akora ibintu ku mbuga nkoranyambaga biteye isoni, nge nakwita umwanda. Iki? Akuzi ko nta soni mugira? Sundi uvuka mu Rwanda? Rwagasabo n'umunyarwanda uje ibyangombwa. Nk'ikintu uvuga ngo giteye isoni ni nk'igiki ubwo ngubwo? Kutongeraho ngo cy'umwana. Ikihe se ubwo ngubwo? Ku buryo nagivuga cyane nagikora sindye. Biri okay, twatangiye ikiganiro bakunzi bacu Umutako TV commentaire nizanye, twatangiye ikiganiro iyo wifata ukajya ku mbuga nkoranyambaga wambaye busa, uri murasiriyinga, ufata ku gitsina cyawe, ushoramo intoki, uzamura nibiki bawigisha iki? Nta kintu nyine mba nigisha cyangwa iki, sibyo? Ni fieri zanjye mfite, ariko nyine biterwa naho ndi. Ni akenshi nimba abonye nicaye ku buriri, ariko hano hose ndi numva mbohotse, ngomba gukora ibyo nshaka. Ariko wari wicaye ku buriri, kamera kuri imbere ye, kandi ibyo bari bagiye kwerekana nibyo wari urimo. Okay. Izihe nyungu kwanza ndetse na society nyarwanda? Bishimisha umubiri wanjye, kandi ari nibyo mba ndi gukora, ndimo ngenda nigisha nyine, nimba nigisha ikintu runaka mba mbereka n'ibimenyetso. Yes. Kandi bimenyetso. Yego. Ubundi wigisha ibiki? Wahoze uvuga ngo kwigisha. Nanjye numva ngo uri mwari muri mwe. Ndi na muganga byongereho. Muganga. Nanabikubaje cyagiye uri muganga uri mwari. Byose nimba ndi ugira ikibazo kabura ahantu gikemurira, njye ukanyegera ukambwira ati Coco gutya na gutya nkagufasha kigakemuka, iyo ndwara mba nkuvuye, urumva ntago iba yoroshye. Tutiriwe tujya muri byinshi,
ndi umwarimu w'abagore n'abagabo n'abasore nkamwe n'abakobwa, ndabizi ntabwo mwabura kurya abana. ndi umugabo. Okay, ubwo nyine nawe ndakwigisha, ahubwo ubaye utarambwira ngo mbashe kuba nagira icyo nkukemurira ufite ikibazo. Rusange wenda wigisha iki, uvura iki? Okay, muri rusange nigisha abagore n'abagabo uburyo bagomba kwitwara mu gitanda, nyine uburyo bagomba gushimisha nyama. Yes. Shimisha no se abantu bose mu gitanda ubwo n'ubwo barimo barishima. Ubu si uko wambwiye ngo mvuga ngo ibintu ngo biteye umwanda cyangwa iki kari byo nzi numvishe washatse kuvuga mbivuge. Ntabwo nshaka umutako ukoresha ikinyarwanda, ntabwo nshaka imvugo nyandagazi ko zivuga. Duca amarenga. Umugore n'umugabo mu gitanda bakora iki? Iyo baryamanye bakora iki? Baryanye bagapfumbatana bagasinda. Ntago barongorana se? Yego. Nuko rero nibyo ngibyo. Bigishwa babikora. Yego nyine. Ese ubundi ntago babikora. Barabikora ko ntago babikora neza, ari byo babazi n'ibyo batazi. Ubwo nyine njemba nigisha bamwe badafite icyo batazi, n'abafite icyo bazi bakaza bongeraho. Icyo batazi ni iki? Ubu se namenya wowe urongora gute? Ntabyo nzi. Koze Umutako TV, iki kibazo ntabwo nagisubiza. Wowe wumva nabikora gute? Wowe hari abantu barongora bitandukanye. Wowe uramutse ugize nk'ikintu wumva nyine ndashobora, cyangwa ukaburongora nabi urangiza vuba, ukingejejeho niho nagufasha. Kireka ahubwo niba ari ikibazo ufite ngiye nkagufasha. Yansize amavuta buri kimwe cyose ni sawa. Okay. Okay, ikintu kirahangaha reka wenda ibyo babyumvishe. Uri umukobwa ukina filimi, uri n'umuhanzi, mukanyaza kudukishirizaho kuki ukunda kwerekana imyambarire yawe idahwitse nk'umwari nk'umutegarugori. Aho ngaho ni icyambere. Cyakabira kugira ngo umbwire koko nimba uri umunyarwanda nk'uko wambaye hose. Ese ubundi uri umunyarwanda, njye ndi umunyarwanda, ibyo bibiri binsubiza. Njyewe ndi umunyarwanda, iyo myambarire umbwira ntabwo mbizi, ngenzi ko nambara neza nk'umukobwa w'u Rwanda. Ko wambaye ntabwo wambaye neza? Nuko nambaye nk'abasirimu. Yego. Nambaye nk'abasirimu. Umusirimu amera ate? Amera nkanjye. Se ntabwo uri kundeba. Umuntu ashaka guhita kubona ko turi umukobwa ariko ameze nk'umuntu wanyweye icupa urimo inzoga. Nta muntu utanywa kimwe nk'uko nawe ushobora kuba unywera munsi y'igitanda. Mwese nkubeshye. Umuntu uzi ko ataranywa azanera ibuye. Umusiramu uje ibyangombwa sinyankunza. Haram. Nkabona umeze nk'umuntu wacomye neza. Wallahi. Kuko uri muzima n'andwambaza ibyo bibazo. Bazana kubaza no ibyo natumwe, nanjye hari ibyo njya mbona ukora bikanira ubwo. Ibyo ntabwo mbizi, ngenzi ko ari ibintu bisanzwe. Ugeze gukora mu kabari cyangwa kuba wabyina muri buwate? Ntabwo nagakozemo, nta nubwo nigeze mbyina muri buwate, ariko iyo ndi hano ndabyina. Yego. Abantu bajya babona biriya bintu ukora, biriya biganiro, hoya si n'ibiganiro, ni nk'amavideo wifata ugashyira ku mbuga nkoranyambaga zawe, baragushima cyangwa barabakugaye? Ego ko mana baranshima cyane, baranankunda cyane, ngira na umva benshi banshima, babashaka ko nanabigisha. Hari abo usanze bagiye bombigisha kugenda neza, hari abandi nabo nigisha kubyinisha ikibuno gusa. Yes. Nuko wanyemerera wenda akabyinisha ikibuno tukareba cyangwa dukomeze ikiganiro. Nimba avuga ko yemera ko hari abayigisha kubyinisha ikibuno tukareba icyo kibuno azi kubyinisha, cyangwa reka tubireke kwanza tuzabifatira undi munsi. nta kibazo. Bashaka kumenya icyo kibuno cyo buryo ukibyinishamo bajya kuzihembuga. Ntago mvuze ngo bajya kuzihembuga, ntago ndakora urubuga rwo kunyuzaho ibyo bibuno gusa, ariko nyine mu buzima busanzwe. Yes, ndi kumwe n'abashuti banjye, twasohokeye ahantu, twagiye mu karori runaka, uburyo mbyinamo birabatangaza, bikabatungura, nyine bikaba ngombwa yuko mbibira kwibanga. Yes. Ko tubona nibwo mbaje kureba neza, ariko barimo baragenda babona amafoto agiye atandukanye. Nabonaga nta kibuno ufite, none ngize gutya mpita mbona. Okay, ndi gatoya ariko ndangwa n'ikibuno. Gatoya ariko ndi maneke ujyanye na viziyo. Yego. Ndi maneke ujyanye na viziyo. Bakunzi b'Umutako TV, commentaire ni izanyu, azazisoma byinshi bizo kumubwira, azagenda abasubiza
aka kanya ibyo ukora bifitiye akamaro kahe ku mwana uzabyara ndetse nawe muri rusange? akamaro bimfitiye nuko bimbeshejeho, birantunga, ibyo nkora nimba ari icyo nizigamira bizagira akamaro ku mwana wanjye mu kumurera, mu kumurihirira amashuri ndetse n'umuryango wanjye. Yes. Muri ibi ngibi ukora bitari byiza, wakoze byiza nje kandi turi bushwane, ibintu uvuga bitari byiza ni ibihe? Wansobanura ikintu kitari cyiza? urimo kwinyonga werekana amatako wiryagagura umeze nk'umuntu ufite nk'ikibazo mu mutwe. Njyewe buri wese agira fiyerizi, hari ugira fiyeri zo kunywa itabi cyangwa kunywa akantu runaka k'agacupa. Fiyeri zanjye nizi. Itabi naryo rarimo? Ntabwo ndinywa itabi ryo. Inzoga zo ndisomera wallahi. Wallahi mu nzira mbi ntabwo ari byiza, ibindi utarahiye. Ariko si ubu ngubu mbagire ngiye muri kumbangamira. Turi mu kiganiro turacyanaganira ntabwo tukubangamira, tuba twerekana nyine ukuri kuri hano hanze, buri kimwe cyose tukakigaragaza. Ushobora kugenda mu muhanda wambaye gutyo? Uko nguko nambaye neza cyane, ahubwo nambaye neza. Ndakuruke ture kwambaye neza. Kameramani ndagusaba tugendane, nyemerera uhaguruke. Ngiye nambaye neza se. We hagarara turebe nyine kwambaye neza. Urimo gusenga? Wanyiciye amasengesho. So nambaye nabi. Urebe hara hirya. Uko mumubona ngo yambaye ngo neza, ashobora no kujya mu muhanda akagira n'ibindi akora. Nyamuneka abakunze Mutako TV, ibyo nabonye no munsi ntago binyorohera, ariko nakazi tuba tugomba kugakora. Arimo arasenga? Yes. Iyo murasenga n'iki kintu burimo gusaba? Mba ndimo gusaba Imana inzamurira impano mu byo nkora bitandukanye, izame no kugira iherezo ryiza mu isi no mu ijuru. Zaguhe iherezo ryiza munsi no mu ijuru. Ibyo natwe tugusabye kubiteka, kandi tunagusabye wenda ko wajya ubisaba ariko mu nzira nziza, gukora imirimo myiza, ubwiriza, wigisha abana bakiri bato inzira nziza, utabigisha nyine nk'ibyo urimo gukora tarisa. Izo nzira nziza uri kuvuga njye ntabwo ndi kuzisobanukirwa ngo mbwirize. Nimba Imana ivuze ngo senga, urasenga. Kandi kuba wumva ngo nakoze iki ntabwo wamfashe nsambana. Ubundi ikintu wita icyaha wabonye kuri njye ni igiki? Ari icyaha ni imyambarire yawe n'uburyo ugenda wakitinga. Iminwa yanjye cyangwa imyambarire yanjye, imikorere yanjye nta kibazo binteye. Niyo nacishamo nkacumura, ushobora kubonaho nkorera ibyaha ariko utazi aho nyirizwa. Yego. Akabanga wenda mu bigaragara nk'ibintu ukora cyangwa ugashaka ubyo hari ibyo wageraho bijyanye n'imikirizwe n'ibihe ibintu ukizwa kuri we kwanza? Ubundi ni ukubaha Imana, nicyo numva gukizwa, nkakora ibyiza ntamenya amaraso y'abantu. Ngiye ikintu nita icyaha ni ukwica umuntu byonyine, ibindi mbona nta cyaha kirimo. Uri umuhanzi? Yes, ndiwe cyane. Bakitinga mu mafilime agiye atandukanye? Mu mafilime atandukanye, mu makomedi, mu ndirimbo. Ego. Hari indirimbo y'umutipe nzi bakitinzemo, iriya ndirimbo yita gute harya? Iriya ndirimbo ni ya Muchoma, ubwo nibishatse kuvuga. Niyo tuma dushutinze vuba, bayita Nabimitwe. Yes. Ewana mba nkubita gitari, none nyuma nkaza nisireyinze nk'umwana nyine w'umusirimu nk'uko mundeba. Yes. Ariko kora mu ngata twumvire n'umuhanzi nyine nkuko yababwiye, kora akira mikoro, zamura ijwi ryawe ryiza cyane, bavuge ngo urashoboye cyangwa ntabwo ushoboye. Ndirimbo iyi yanjye cyangwa izabindi? Ubuse ndirimbo iyi hariyo nakozeranye n'undi mwana irimo hip hop, hariyo narimbye ngiye nyine y'urukundo. Ego kunda bizi cyane. Ho gato gato. Be ndabyumva nagutuje ariko siko nabishatse, nagiye nateguje wowe nkunda cyane be, gusa nubaho ndi nguhoza ku mutima, njya nibuka bya bihe nkubwira ngo amazing buryo ki wabifashe uri munyo ngorera ku gaseko kawe, gaseko kanjye keza humura nza kumara inimba, nkwereka agatimba ibyo nakubwiye byose nge nzabishyira mu bikorwa, kuko nta kintu na kimwe wazigera wicuza je koko je. Okay.
noneho itarira narayobewe nimba ari urukundo ndagukunda birenze uko wowe ubizi amarangamutima anyemeza ko ari wowe unkwiye njyewe nkwiyumvamo niyo n'abandi mu nzozi haha boy urabizi ndagukunda ese ibyo umbwira biguturuka ku mutima ngaho binyereke ikimenyetso wowe urabizi uri turufu yanjye be nawe urabizi ko uri turufu ufite umuntu waririmba mfite umwana nkunda cyane naririmbiye kabisa wa wundi uba hanze y'u Rwanda ariko mwese mwaramumenye Emi kabisa njye namugize icyamamare Emi wamugize uriya mwana ndamwemera bya hatari ariko nyine n'uwanyemeraga ntibibuze kumwemera ariko Emi aza ku mwanya wa mbere ntabishaka ndabishaka tari okay bakunze Butaro TV nimba mwumva ko wenda azi kuririmba ariko nge ndanyuzwe numvisha ibyo agenda avuga bigiye bitandukanye so filimi wakinyemo nizi nakinnye muri Mitsutsu ica kuri X Nation Impamo TV ni channel yanjye ndimo ndazamura ari yindi twatangiye gukora ejo bayita The Flash Rwanda yindi no ntangaho ibiganiro by'abagore n'abagabo mbahugura bayita ibanga ryacu iby'iwacu ibintu nyine nk'ibyo ibanga ryacu ibanga ryacu TV subscribe like share ndetse na comment wow ubundi tukimanukira koko ujya ureba ibiganiro nkora ibiganiro byawe ndabibona cyo kula wallahi uranyemeza bya hatari yego ni igiki igikorwa cyari kikumeranye ijisho wallahi umva none ubutaha uzaza nitwaje iki mfite inyundo uza rimwe uvuga iminota 2 mita nko mu ryinyo ndikura nuko mbaho kiriya gikorwa cyari ahubwo aritonda uyu munsi nyine ni impamvu nakorohereje nakubwiye ko wasanze ndi gusenga nasenze kare niyo mana nyine ugira amahirwe ugira nuko unanga gusenga gusenga unanga gusenga ariko ngenza nzinduka saa 9 nimba usenga saa 10 urumva rero uzajya usanga nafatishije ese uramuntu twasanze mu nzu mwakoraga ibiki ariko nawe ujye unyumvira kanze kubishyira mu banga urarimenye ko mwabaye abanyamakuru mugira umunwa mbese umunwa wanyu wabaye nk'iki nk'amapine anyuze muri kaburimbo niyo utabwira ngo hita utavuga ati mbabarire rwose ntukiye muri yo kiriya cyana twinyese buraga ariko nyine suzabivuge bikamwongorera ikintu so yuvuze kwinyese bura nyine mba ndi kumukoma kantu si sheri wanjye ni sheri wanjye nabirenze akunda kuvuga ngo gukoma ndabyemera fo ariko ari kinga nabonye utanga bati nta muntu uragukoma ngo yumve ko agukomye nk'iki nyine nje bintu navuze nje yandi mavuze ngo ikinyafu nyine impamvu mba mbivuze kurya gukubita ukumva ni nk'ikinyafu neza zirandimba ariko urazemera zirandirimbo ndazemera wallahi iyo nyumvishe ngiye mpita numva amaraso atembye neza ariko nyine ngiye ntago naziririmba umuntu ashobora kuvuga ati uyu mukobwa mwiza wigize ibi ngibi hasi ibyo nigize ni ibiki umva nge nimba ari ibyo rero mube mugiye minota nabaye ntago yageze reka tuganire oya urakabije uretse kureba kuri telefone oya urakabije my friend utasanga yarenze okay turi muri mu bindi bigiye bitandukanye wirakara turimo turagana bigiye bitandukanye ubundi umaze igihe kingana iki mu gukina filimi no mu bahanzi umwaka ibyo byose bikubiyemo ibyo byose wumvishe umwaka byose yes umaje kubyungukamo iki yego ko ubuse ntago ureba ahantu ndara igitanda iki naje nyine nirarira ikarito nyigera i Kigali mpita nangira ewana ndigaragaza impano zanjye barazikunda ari mu gukina ari iki yego ko none byaje gucamo yaje gucamo ubu nawe wasa niyo mpamvu waje kundeba ubu navuye mu cyaro nzi kubera ubwamamare bwa niyo mpamvu naje kukureba
shana nyine ni uko nguko tu iwanyu nahagana hehe? ntabwo mavuze nzahakubwira ubutaha. suhuza abantu b'iburasirazuba bagukurikiye. iburasirazuba mwese ndabashuhuje, muraho neza. Imana ikomeze ibane namwe, nanjye nari nabishe ariko nyine n'abanyakamonyi namwe muri gukurikira iyi TV ndabashuhuje cyane. Philipita nawe wamemukiye ndagushuhuje, dore ibyamamare bagenzi bawe byangezeho. uvuze ngo iki? Subiremo se. uvuze ngo iki? Wabigura. inka yanjye azanyemo ngo Philipita wa mutipe w'umuhanzi. Oya man, njye wa undi udoda. Oya. Peter ni benshi. Uri ucisha ibiganiro nyine hari abari ngo Philipita 252. Ewana njye yarambabaje bya hatari. Yankoreye nyine akantu ngiye karambabaza. Yakubabaje gute? Njye nyine ukuntu nababaye, navuye hano nyine bamaye ngo ngiye gukina, nguza umuturanyi amafaranga 1000 ndagitegesha. Ikintu nyine cyambabaje nuko twakinye twangiza tweberwa ahantu banyuze, bantu bamitike mu kamera naho ruhari amigihumbi amajije kukima barambwa ngo baramvugisha ndatanda kishyura ntaha n'igitsi umva. Icyo kintu nyine nawe abyumve byarambabaje cyane. Umuntu wakobaje ntago ari we mu Kizi Kigali. Umustar inzurenze wamba. Ukizi Kigali. Oya nyeze Kigali. Nyitangira akazi. Tangira kano kazi. Iragukoresha ni yakwe. None se mvuge gute? Buriya ni nk'amafaranga. Akazi k'umuntu sibyo? Wiriwe wabwiriwe utashye n'amaguru kandi wamukora ikintu amukoreye kirinjiza. Ni ikibazo rero. Birakwiye ni. Ntago bikwiye. Ijambo wamubwira rimwe ryo. Azama ibyanjye. Iyo uvuze ibyaye ni bike amafaranga. None nakoreye ubusa se. Philipita no nimba uri muramureba cyangwa n'abantu bakuzora ibyo kino kiganiro babikubwira ko gogo koko yababaye cyane. Ni tuvuge yuko Kanyombya we yagendeye aho ngaho buriya baba bavuganye. namwe muri kumwe. Yego. Shaka mo gatuceho turaza guhura. Nyine nago byabura wese wamucika n'amahana bafite uriya musaza. Ariko muri urabaho asanga ari muri uri bagomba kukwereka nkuko umunyeshuri ajya kwiga bakamunyuzura bagomba kukwereka. Ngo nawe wakongera kunyemeza. Reka reka. Ntawanyemeza. Ubu ngubu nanjye umva nacanye ku maso neze ngo nahita murya roho shumi yanjye. Ariko hari filime wakinnye umeze nk'ishitani. Ira filime yawe mu wewe. Umeze nk'ishitani byata. Wese nyibutse. Bingira ubwo. Boko nyine iriya nyine ukuntu imeze abana bashaka kuza kunyiyongozamo bamfata nyine ku ngufu. Ego kiyo ndanyije mpita mbemeza nyine baza basanga nabaye maguge ewana imitsi nayireze. Hari ahantu mba ndi mubi cyane bro ndica. Ndica byata. Werekanaga uburyo umwana w'umukobwa ashobora kwitara mu gihe byakomeye agiye gukorerwa ihohoterwa. Unahabura nyine abantu bakunda gukora ibyo ngibyo ariko iyo nyine ntago irenze ari byinshi mba narakoze bitarenze. Urumva ko ako kantu bagitinzemo ari akantu keza. Tinga werekana ko abakobwa bashoboye hagize n'ujya kumuhohotera yakitabara mu gihe inzego z'umutekano zitaraje. Yes nyine ari igihe rega nubwo wabigize big deal hari ibintu nkora byiza iki kandi nta bintu nyine byagira ingaruka ku muntu cyangwa se ku gihugu nkora ibyo mwimwe mwumva bidashoboka nyine ngo ni bibi ari amasomo mbanya haba yakeneye. Abenshi baranshimira muri comment cyangwa iki akenshi bakansanga inbox kandi nkabafashe rero mwebwe nuko mubifata ukundi ntago ibyo bintu ari byiza. Ari ngewe n'abantu baba badukurikiye nibo tuba tuvugira naho twebwe. None se wowe ugishimangira ute kandi ubona atari kibi ishyiremo ahubwo wowe ufite imyumvire mibi. Ngewe mbibonye bintu ihangane nyine ntukabirebe n'ubundi ngiye nkiraho ngo anda 18 nyine niba bireba bafite munsi ya 18 ubundi ubireba nkana azakijwe se nkuko abandi ari bashuti bawe nzi bakijwe. Oya ahubwo gahunda nkayo wandarika amaso nzagukubita ikinyafu ku jisho. Kinyafu wabasha kumva. Sawa. Ninjye wakiguhona. Ubu nigaragaje wahita ahantu nicaye ku bundi wumvisha ibintu birimo. Vuga. Do agize ubwo. Utaza gukora amahano ndacyari umwana muto nawe na. Aha. Ariko bano buriri bwe ngo bamibanga rikomeye cyane abantu bose batazi. Tubwira ibanga rero muri buri. Ntago nari babwiye. Kwibagirwa kubikubwira. Ntago nari babwiye. Umuntu yicaye kuvuno buriri
kereka nkanjye wasenze umva ngenda ninaniriwe kwanza ndananira iminota nabahaye ndashaka muyigarukiriza ahangaha reba nk'isaha zigeze bushiri yanyandikiye yambuze muraha murekera aho ngaho turashoje nta kibazo ni abafana bawe urababwira iki? Abafana banjye ndabakunda cyane umva ndabakunda cyane ibyo nkora byose abanyereka ko munkurikiye abamfasha gusharinga mwese mbahoza ku mutima ndacyari wa wundi koko wanyu muzi wa wundi ba yes gikomeza ego umva ubu ngubu wallahi umva bimwe mwivugisha ubu niho ntangiye ahubwo munyitege ariko nyine reka rata mbanze mbaregere mbonereho kumwiyama nazongere kunyinjirira iwanjye ajya abanza amamagare kuko ibingibi ntago ngenda umva ari ukumfata nk'iki ubutanuza mbere yo guhagara ku muryango wanjye ino nzu nyishyura 40,000 ni akageto kanjye nyine uzayishyura kuko uzaba wane cyangwa nzahamagare leta basi ubutanzaza neza nta kibazo zazane twazi zaze witwaje nka kisubura nk'amarura basi umuntu abanza yica icyaka nica amande yes ibyo nkora urabyemera cyangwa urabipinga? Ibyo ukora bijyanye n'iki? no kwerekana no gusenya inkuta zanze gusenya kubwo mba nshaka kugaragaza ukuri ku basitari bacu n'ibintu bitagenda neza nkabishya ku karubanda niyo mpamvu nza kuri muzashyira ku karubanda muzaruha njye icyo nzi cyo njemba wabikora utabikora njye nicaranzanya nanakwihorera njemba ndi gutwika wasanga ndyamye wasanga ndi hehe umva mba ndi gutwika my friend rero nta bintu byinshi yes hano mu Rwanda ninde muntu actinga neza nko mu mafilime kabatuye umuntu arashoboye mu mafilime ni Bijou yego ari n'undi mwana ukina mu Mpamo TV wita Mami yego abantu z'abandi basitana nyine ngo oya niba abantu nyine ngewe nkunda imyactingire yabo yego tugushimire wakoze mwakoze cyane mwakoze namwe mwese mwadukurikiye mu kiganiro byinshi mwabyumvishe umwanya n'uwanyu kwandika muri commentaire kugira ngo mumenye byinshi bitandukanye ni Shyaka manager ku gitanda kwa Koko no Umutako TV subscribe share ndetse na commentaire kurikira ikiganiro cyo kurikira iki